Hari abantu benshi bakundana, hari abantu benshi babana, ariko abakundana koko bakabana neza, bagakura hamwe bakagera kure, abo si benshi. Si uko batagira ibibazo, si uko batagira ibibazo byinshi bagenda bagira bahura nabyo, si nuko batajya batongana, si uko buri munsi baba bishimye, ahubwo nuko bazi uko bafata urukundo. Niyo mpamvu rero mu bintu 15 tugiye kuba twenda tuganiraho, tugiye kuba twenda tuganira ku bintu 15 wakora kugira ngo urukundo rwawe cyangwa se umubano wanyu ugende neza, ukore kandi ukure. Birumvikana ikintu cya mbere rero, mbere na mbere ariko mbere ko tukinjiraho nguhaye ikaze. Iyi ngiyi bayita Ubwenge TV, aho ugomba kujya ukurikirana ibintu byinshi, inama nyinshi wagira mu buzima, inama nyinshi kabisa zagufasha mu buzima ko wagenda ugira byinshi ugeraho. Twinjiyemo rero, kora subscribe niba utarayikora, maze duhite twinjira n'inama 15 zituma umubano wanyu utera imbere, wowe n'umukunzi wawe yewe ugakura. Inama ya mbere iravuga ngo nimukundane cyane, nimukundane cyane. Niyo nama ya mbere iravuga ngo love each other a lot, mukundane cyane. Urukundo ni ishingiro ry'umubano. Gukundana cyane ntibivuga amagambo meza gusa, ahubwo bisobanura kwita ku wundi, kumufasha, kumwumva no kumuba hafi mu bihe byiza n'ibibi. Umubano udafite urukundo rwinshi urashira vuba. Bya bindi byanyu ngo ndi busy, ibyo ngibyo byose uba ugomba kubishyira ku ruhande kugira ngo uwo mukundana rwose yumva amerewe neza cyane, kandi nawe afite inshingano zo kugukunda cyane, maze rero mukavugana cyane, mukaganira. Ibyo byose tubize kujya twagenda tubigeraho, gusa icyambere kiravuga ngo nimukundane cyane, love each other a lot, mukundane cyane. Icya kabiri cyatuma umubano wanyu ukora ukabamera neza cyane kandi ugakura. Icya kabiri kiravuga ngo mujye mubwizanya ukuri buri gihe. Ukuri ni inkingi ikomeye y'umubano. Kubeshya byangiza icyizere, kandi icyo cyizere, iyo icyizere kibuze n'urukundo ruratakara. Nubwo ukuri gushobora kubabaza rimwe na rimwe, kugutangira bituma umubano ukomera, cyangwa se kugutangira bituma umubano ukomera. Mu by'ukuri ukuri nicyo kintu cya mbere gituma umubano ukomera. Iyo mwatangiye bujya kubeshyana kaba kabaye, ubusanga ibintu byose bigiye kuba byagenda byagorana kabisa, ugasanga buri wese atangiye kujya avuga hari kandi atari hari. Byarutwo kicecekeraho kugira ngo ubeshye uwo mukundana koko yabivumbuye. Icyo gihatangira kugera kugutakariza icyizere, kandi icyizere bujya ni nk'amazi, iyo yamenye hasi kuyatoragura biragorana cyane. Birumvikana icyizere kiragorana kukigarura, nicyo kintu ushobora gutakaza ubundi bikakugora cyane mu buzima. Ikintu cya gatatu kiravuga ngo mujye muganira mufunguye imitima. Mujye muganira mufunguye imitima. Talk to each other openly. Mujye muganira kabisa muhari, nta bya bindi byo kuganira muri ku matelefone, nta bya bindi byo kuganira usa nkaho utabyitayeho. Ugomba kuba uhari, uri open. Kuganira n'urufunguzo rw'umubano mwiza. Ntukabike mu mutima ibikubabaje cyangwa ibiguteye impungenge. Iyo muvugana mufungukire, kuko birinda amakimbirane menshi kandi bigatuma mwiyumvanamo neza cyane. Mujye muganira. Uko muganira kenshi arega bituma mukomeza kugenda mwubaka ubushuti cyane kurusha uko mwubaka urukundo. Ibyo byose rero bigatuma umuntu mukundana cyangwa se umukunzi wawe nawe mukomeza kugenda mwiyumvanamo, urukundo rugakura. Kuganira cyane burya, kandi by'umwihariko mufungutse, nta bintu byinshi, nta byo kujya ku ruhande, bituma mufunguka cyane kabisa, ibintu byose bikagenda neza cyane. Icya kane cyatuma umubano wanyu ukora, cyangwa se urukundo rwanyu rukora kandi rugakura. Ikintu cya kane
ni ibintu 15 hano. Icya kane kiravuga mujye mugirana ubugwaneza n'ubugiraneza. Be kind and nice. Mugira ubugwaneza kandi mumerane neza. Mugirana ubugiraneza n'ubugwaneza. Amagambo n'imyitwarire bigira ingaruka zikomeye mu mubano. Ubugwaneza butuma urukundo rukura. Nubwo amagambo akomeretsa agatuma umubano usenyuka, mujye muvugana neza kandi mwubahirane. Mubane kabisa. Birumvikana. Amagambo n'imyitwarire bujya bigira ingaruka zikomeye mu mubano. Ariko ubugwaneza butuma urukundo rukura. Umuntu mukundana yego nawe wenda ruzirinde spendinga mesh cyane, kuko kuguspendinga byinshi mu rukundo siko cyo gituma rukura, ariko ushobora kuba wamufasha mu bibazo afite ukamugira inama, ukaba wamwegera yaba afite ikibazo kiri financial ukakimufasha udakabije cyane, kandi nyine wamanje kumwumva biri ngombwa. Ibyo bintu bifasha mu rukundo rwanyu ko rukura. Kandi bujya amagambo akomeretsa atuma umubano usenyuka ako kanya. Rero ugomba kumenya ibyo uvuga. Ugomba kumenya ibyo uvuga, byari mu bibazo ugomba kumenya ibyo umubwira, ibyo umuhumurizamo. Ugomba kumuvugisha neza kandi wamwubashye. Ugomba kubaho uwo mukundana, ntabwo ari igikoresho cyawe. Ugomba kubaho uwo mukundana, ntabwo ari igikoresho cyawe. Icya gatanu rero cyatuma umwana wanyu ukora kandi ugakura. Iyo ubabaye, jya ubabarira kandi ukomeze. Iki kintu gikunda gutsinda abantu benshi. Nta mubano ubura amakosa. Kubabarira si intege nke, ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubwenge. Iyo ufashe inzika, wibabaza wowe mbere. Akenshi no ubabara mbere yuko wundi wagukoreye wakubabaje, mbere yuko ababara. Wowe bamaze kubabara tayari. Rero igakubabarira kugira ngo nawe uruhuke. Kubabarira bituma umubano utera imbere. Igakubabarira kabisa kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane. Nuko bimeze. Icya gatandatu, ntukajye uvuga gutandukana igihe cyose. Iri jambo abantu benshi bajya barikora ngo njye nawe tuzatandukana. Oya. Nukomeza kubitekereza gutyo, icyo gihe bizagorana. Nukomeza kubivuga, bizagera abone yuko atari mu mipango yawe, uri kumukoresha. Rwose mw'abantu, iki kintu cyatakivuga ngo don't mention break up. Ntukajye uvuga cyane ibintu byo gutandukana. Ntukajye ubivugaho igihe cyose. Ijambo ryo gutandukana rirakomeretsa mu mubano. Iyo ribaye ibisanzwe bituma urukundo rugabanuka. Iyo habaye ikibazo, shaka igisubizo aho guhita utekereza gutandukana. Gutandukana si cyo gisubizo cya mbere. Mwicare mu biganireho. Mu biganire ibibazo mufitanye birakemuka, ariko ntukajye uvuga ijambo gutandukana buri mwanya. Ibintu 6 turabishoje, hasigaye ibindi 6. Sigaye ibindi 7. Ubwo rero kora subscribe n'utarayikora kuri iyi channel yacu kugira ngo dukomeze tugenda tuganira kabisa ku bintu bishobora kuba byatuma umubano wanyu usenyuka. Ugomba kwitaho ibi bintu, ugomba kubyitaho. Utabyitayeho umubano urasenyuka, ariko nanone iyo ubikoze neza cyane umubano wanyu cyangwa se urukundo rwawe rurakura kandi rugakora. Icya 7 rero, ntukavuge ngo ni byiza kandi atari byo. Ibintu byo kubeshya wapi. Guhisha ikibazo ntibigikemura, kuko ukomeza kubitwara ku mutima. Guhisha ikibazo ntibigikemura. Iyo hari ikikubabaje, jya ubivuga mu bwitonzi. Kuvuga ukuri ku byiyumvo byawe bituma undi akumva kandi mukabishakira umuti hamwe. Ntukavuge ngo ibintu ni byiza, umuntu yakubabaje ngo nta ribi. Oya, iryo ribi rirahari.
wishaka kumushimisha ngo ukabye kandi ubabaye, wise kubabaye. Urukundo ruba rwiza, ruraryoha, ariko ruranahangayikisha. Urukundo rutesha umutwe. Ntukabeho rero uhangayitse cyane, igakubwiza ukuri uwo mukundana. Niba hari ikibazo, niba ari icyo yagukoreye kibi utishimiye, cyangwa ari ikintu yakoze utishimiye wowe, umubwire, mumenyeshe ko utabyishimiye ibyo yakoze. Muganire bisanzwe, mwisekera cyane, ariko wibuke kugashyiramo ibintu wakoze ntabwo byanshimishije. Icya 8 gituma urukundo rukora kandi rugakura: reka kwigira umunyabwibone. Ikintu gitsinda abantu benshi. Let go of being too proud. Let go of being too proud. Reka gukomeza kwigira umunyabwibone. Ishema rirenze cyangwa se kwigira icyizere birenze urugero byangiza umubano. Kwemera amakosa no kwemera kuganira ku cyakubabaje bigaragaza ubukure. Umubano ukura iyo impande zombi zicisha bugufi. Rero wikomeza kwishyira hejuru cyane ngo ukabye, gerageza ushyire n'amaguru hasi mwumvikane. Icya 9, iyo usabye cyangwa se usaba imbabazi, ujye uzisaba by'ukuri. Akantu rwose ko gusaba imbabazi bya nyirarureshwa kugira ngo babone ko wazisabye, oya. If you say sorry, really mean it. Yes, ugomba kumenya neza ko niba usabye imbabazi, zisabe ko imbabazi nyazo zisaba kwemera amakosa no guhindura imyitwarire. Kuvuga mbabarira udahindutse ntibigira icyo bimaze. Imbabazi z'ukuri zongera icyizere n'urukundo. Akantu mukiteho mw'abantu mwe. Icya 10 rero cyatuma umubano wanyu cyangwa se urukundo rwawe n'uwo mukundana rukura kandi rugakomeza gutera imbere. Icya 10 kiravuga ngo ntukagereranye ibyahise n'ibiriho ubu. Ibyahise ni amasomo, si intwaro zo kubabaza. Ntabwo ari intwaro zo kubabaza, ibyahise ni amasomo. Kwigarura cyangwa se kugenda ukomeza ugarura ibyahise bigira ingaruka mbi ku mubano wanyu. Bigira ingaruka mbi ku mubano buriho aka kanya. Jya wibanda ku kubaka ejo hazaza aho kwirirwa ugaruka ku byabaye kera. Niba ukundana n'umuntu akaba afite abandi bakundanaga wowe mbere yuko mukundana, wibigarura. Niba afite abamubabaje icyo gihe, wibigarura. Ibyo nibyo byararangiye. We focusinga ku muri kumwe aka kanya, ni wowe muri kumwe. Wigaho bwo kumwubaha no kumufata neza. Icya 11 tukimanukaho kabisa. Tukimanukaho icya 11 kiravuga ngo ntukaganire urukundo rwa kera. Iki kijya gusa na cya kindi. Iki cyo ni kibi cyane. Kuvuga ko wigeze gukundana n'abandi benshi, cyangwa se kuvuga uwo wigeze gukundana nawe, bishobora gutera undi gushidikanya no kwigaya. Umubano w'ubu usaba kubaha uwo muri kumwe no kwirinda kuvuga ibyamubabaza. Uzana ngo kanaka twarakundanaga, twakoranye ibi, twagira dute. Ibyo ngibyo rwose ntabwo ari byo, bigabanye. Byihorere papa, byihorere kabisa. Icya 12 kiravuga ngo mujye mugabana kandi musimburane. Icya 12 mucyumve neza. Share and take turns. Mujye mugabana kandi musimburane. Umubano ni ugufatanya. Mujye mugabana inshingano, ibitekerezo n'ibyishimo. Mujye mubisangira. Musangire kandi mukomeze kabisa. Mujye mugusangira inshingano, musangira ibitekerezo n'ibyishimo. Iyo umwe ananiwe, undi aramushyigikira. Ibi bituma rero wumva cyangwa se mwumva muri kumwe koko. Mushyigikirane, musangira ibibazo n'ibyishimo n'ibitekerezo byose. Ya 13 yavuga ngo mujye mwitonda ku byiyumvo
by'undi. Ya 13 kirakomeye cyane bati be careful with each other's feelings. Ibikorwa n'amagambo bito bishobora kugira ingaruka zikomeye. Jya wibaza uti ese iki kintu kiri bubabaze uwo dukundana? Iki kintu ngiye gukora si kiri buze kubabaza uwo dukundana? Kwitonda ni ikimenyetso cy'urukundo nyarwo. Mutekerezo wumve yuko ibintu bishobora kumubabaza. Icya 14 giheri cya nyuma kiravuga ngo nimurakarana cyangwa se nimugirana ikibazo, mubiganireho mbere yuko umunsi urangira. Mubiganireho mbere yuko umunsi urangira. Ntukaryamane n'umujinya. Kuganira ku kibazo hakiri kare nkuko nabivuze hejuru bituma kitamera kikaba kinini, bituma kitaremera cyangwa se gikomeze gukura. Nubwo mutabona umuti ako kanya, kuganira bigabanya umujinya n'agahinda, bituma urara wejejwe umeze neza cyane. Cya 15 ntugaharanire kuba intungane, ahubwo ba umufasha mwiza. Don't try be perfect, just be the right partner. Nta muntu utunganye. Icy'ingenzi si ukutagira amakosa, ahubwo ni ukwitwara neza no guharanira kuba umukunzi wumva, wizerwa kandi wita ku wundi. Umubano ukomera iyo mwemeye uko muri. Ayo ni amahame 15 ashobora gutuma urukundo rwanyu rukura kandi rugakora rukagenda neza cyane. Ndayasubiramo nirukanga. Mukundane cyane, mujye mubwizanya ukuri buri gihe, mujye muganira mufunguye imitima, mujye mugirana ubugwaneza n'ubugiraneza. Icya 5, iyo ubabaye jya ubabarira kandi ukomeze. Icya 6 rikavuga ntukajye uvuga gutandukana igihe cyose. Icya 7 rikavuga ngo ntukavuge ngo ni byiza kandi atari byo. Icya 8 rikavuga ngo reka kwigira umunyabwibone. Icya 9 rikavuga ngo iyo usabye imbabazi ujye uzisaba by'ukuri. Itegeko rya 10 mu mategeko atuma urukundo rugenda neza cyane yavuga ngo ntukagereranye ibyahise n'ibiriho ubu. Icya 11 ntukaganire ku rukundo rwa kera. Icya 12 rikavuga ngo mujye mugabana kandi musimburane. Icya 13 mujye mwitonda ko ku byiyumvo by'undi, ibyo byitondera cyane. Icya 14 rikavuga ati nimurakarirana mubiganireho mbere yuko umunsi urangira, ntukaryama mutabiganiriyeho. Icya 15 rikavuga ngo ntugaharanire kuba intungane, ahubwo ba umufasha mwiza. In English, 15 ways to make a relationship work. The first, love each other. Other wrote. 2, always tell the truth. 3, talk to each other openly. 4, be kind and nice. 5, if you are hurt, forgive and move on. 6, don't mention a breakup. 7, don't say things are fine if they are not. 8, let go of being too loud. 9, if you say sorry, really mean it. 10, don't compare the past with now. 11, don't talk about your old relationships. 12, share and take turns. 13, be careful with each other's feelings. 14, if you argue, talk it out before the day ends. 15, or last, don't try to be perfect, just be the right partner. Ayo rero na mahame 15, kandi aya mahame 15 ni ingenzi ku muntu wese wifuza umubano
umubano uramba kandi wubaka, umubano mwiza ushingira ku rukundo, ukuri, ibiganiro n'ubwubahane. Iyo ibi bihari urukundo rurarama, rurakura kandi rukagira umusaruro mwiza. Ubwo rero ndabashimiye cyane nshuti bakunzi bacu, nshuti bakunzi b'Ubwenge TV, ndabashimiye cyane. Kora subscribe, channel ni shyashya, muri kubibona ko ari shyashya. Ubwo rero kora subscribe kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza cyane, dukomeze dushyigikirane muri uyu muryango, dukomeze dushyigikirane, duterane inkunga kugira ngo channel yanyu ikomeze nayo itere imbere mu minsi iri imbere. Rwose shaka yuko nko mu cyumweru kimwe, ntago ndabirukankisha cyane kuko iyi content ntago mwe muyimenyereye, ariko nyine rwose tuze gushyiramo imbaraga cyane kugira ngo tuze guhita natwe tuba monetized. Ubwo rero reba video yanjye ariko yuko gukora kuri subscribe, kandi tugira inama niba hari ikintu wumvise kitari kugenda neza cyane, birumvikana ibintu nibishya, ariko tugira inama, nta kibazo, twemera kugirwa inama. Ndabakunda cyane rero, kandi Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.